Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibitaho kandi ibagirire neza, yaze kwifuza kwa buri muntu wese. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Turagushimye Imana nziza, tugushimiye kugira neza kwawe, dushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, tukaba tugeze aya masaha nta gikuba cyacitse. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Duciye bugufi twese utuboneze rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho icyatuma tutaboneka imbere y'ubwiza bwawe, cyose gikurwe mu izina rya Yesu Kristo. Kimara kutubabarira ngo unubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, twemerera igira aho ridukura naho ritugeza, ritubere impamba muri uru rugendo, ritubere urumuri mu izina rya Yesu Kristo. Icyo twanze ni ukora kwa Satani n'ingabo ze, duhagaritse ibyakiyoberanya mu izina rya Yesu. Duhe Mwuka Wera kugira ngo abane natwe muri uyu mwanya, ntabe ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze ukumvishe gusenga, ubona iteka ryose. Amen. Tugikomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo ibice 24 kuva ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 14. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Yicara ku musozi wa Elayono, abigishwa bazaho ari biherereye baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe ni iki, imperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo. Bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica. Muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza ku mperuka niwe uzakizwa. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, uyu munsi iri ni ryo jambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima, rivuga kurimbuka kwa Yerusalemu, imperuka ndetse no kugaruka kwa Yesu. Abigishwa be ngo bari bari ku musozi wa Elayoni, baramubajije baramubwira ati, ibyo bizaba ryari, imperuka izaba ryari, ni ikihe kimenyetso? Yesu rero arangije abaha ibimenyetso ibi ngibi byose dusomye, ababwira ko ibi nibimara kuza azaba ari ikimenyetso kigaragaza ko imperuka yenda kugera, Yesu ari hafi kugaruka. Ibi bihe rero tubirimo muri iki gihe, kuko ibyinshi turi kubibona, birasohoye, bidusohoyeho, turi kubibona. Ariko mwirinde bene data, munkurikiranye, nimwirinde, nimube maso hatagira ubayobya. Nimube maso mutagwa mu moshya, nanjye mbe maso hatagira utuyobya. Kuko abenshi baza biyitirira izina ry'Imana, bashaka kuyobya ubwoko bw'Imana, ariko ndagira ngo mbabwire mwebwe munkurikiranye, nimube maso, mwirinde, mukiranuke, kugira ngo muzagire iherezo ryiza. Muri iyi minsi turi kumva impuha z'intambara, turi kumva n'intambara mu bihugu bitandukanye. Nicyo gihe turimo, ndetse birangaje benshi, abenshi bameze nk'abari gufana intambara.
ariko ndagira ngo mbabwire ngo murekeraho, ahubwo mube maso musenge, mwo kufana intambara, mwo kurangazwa n'intambara, kugira ngo Kristo ubwo azaza mutazasigara cyangwa ngiye ngasigara, kuko ari hafi, ari hafi. Ibimenyetso turi kubibona, ari hafi kuza gutwara itorero. Bamaso rero, wirangazwa n'intambara uri kubona, wirangazwa n'impuha z'intambara uri kumva, ahubwo ni mube maso musenge. Bene data munkurikiranye, ni mube maso musenge, nanjye mbe maso nsenge, kugira ngo Imana izaduhe iherezo ryiza. Imana itugirire neza, kuko muri iyi minsi turi kubona ibintu byinshi bitangaje, ariko ndagira ngo mbabwire ngo nitubere amaso ubugingo bwacu kurenza ibindi byose, kwikita kuri ibyo ngibyo. Abantu b'Imana abenshi muri iyi minsi basubiye inyuma, abenshi bavuye mu byo kwizerwa, abenshi bataye Imana, abenshi bateye Imana umugongo, abenshi bibagiwe iby'Imana yabakoreye, abenshi bibagiwe aho Imana yabakuye, abenshi baribagiwe. Ariko ndagira nkubwire ngo wowe ugize amahirwe yo kumva ubutumwa, isuzume urebe kuri kugenda uko Imana ishaka, wibuke iby'Imana yagukoreye, wibuke aho Imana yagukuye, wibuke iby'Imana yaguhaye. Ubundi nusanga hari aho wacitse intege, nusanga hari awateye Imana umugongo, nusanga hari icyo wakoze kigutandukanya n'Imana, uce bugufi, ca bugufi. Abantu benshi muri iyi minsi bari kugendera mu nzira nini, abenshi bari kugendera mu irembo rigari, ariko ndagira nkubwire ngo mwene data, wikora ikintu kuko undi agikoze, winyura ahantu kuko ngo undi yahanyuze, wikora ibintu ngo kuko inshuti yawe yabikoze, wigendera mu kigare mwene data. Yesu ari hafi kuza gutwara itorero. Ndagira nkubwire ngo wowe uri kunyumva, nyura mu irembo rifunganye kuko niryo rijyana ku bugingo, naho irembo rigari rijyana kurimbuka. Nyura mu irembo rifunganye wo nkurikiranye, niryo rembo rijyana ku bugingo. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo rinda izamu ryawe, wikita ku by'abandi, wigendera mu gihururu, wigendera mu kavuyo. Rinda izamu ryawe, urebe wowe, wisuzume, uvuga ati ese ndi gukora iby'Imana ishaka, kuko Yesu ari hafi kuza gutwara itorero kandi azaza atunguranye. Ba maso mwene data, nanjye mbe maso, ntawe uzi umunsi n'igihe. Ndakwinginga wo nkurikiranye, ba maso, witwarwa n'ibyo uri kubona, kuko turi mu bihe bibi. Hariho abahanuzi benshi muri iyi minsi b'ibinyoma, bari kuvuga Imana itavuze. Ariko ndagira nkubwire wowe uri kunyumva, wowe uri kuvuga iby'Imana itavuze, wowe uri kuvuga ibyawe, ibyo wishakiye ukabeshyera Imana, ndakubwira ngo garukiraho, kuko Imana izaguhana. Garukiraho. Hagowe umuntu uvuga ngo Imana yavuze itavuze. Mwene data, garukiraho, witwarwa n'irari ry'iby'isi ngo ubeshyere Imana. Kubera icyo uri guhanura iby'Imana itagutumye, kubera icyo uri kuvugira Imana ibyo itagutumye, garukiraho, witwarwa n'iby'isi, kuko ibi ngibi tuzabisiga, isi izashirana no kwifuza kwayo. Ese byakumarira iki waguha iby'isi byose akakunyaga ubugingo? Garukiraho mwene data, wivuga Imana itavuze, kuko abantu benshi bari kuvuga Imana itavuze. Abahanuzi benshi bari kuyobya abantu. Ndagira ngo mbabwire ngo niba mutagarukira Imana izabahana. Nimugarukiraho, mureke kuyobya ubwoko bw'Imana, mureke kuyobya abantu. Abantu benshi muri iyi minsi bagwije ubugome, abantu bifitemo ubugome bamwe na bamwe. Ariko ndagira nkubwire ngo garukiraho, wanga ubugome ahubwo ukiranuke, kuko ubugome buragwiriye,
abantu bari gukora ibintu bibi bagakorera abandi bibi, ariko ndagira ngo mbabwire ngo nimugarukiraho, mureke gukorera abandi ubugome, nimwegere Imana ibababarire. Urukundo rwa benshi muri iyi minsi rwarakonje, abantu ntibagikunda abandi. Umuntu asigaye avuga ngo siniyumvamo uyu muntu, ngo numva amaraso yanjye adahura naye. Mwene data, Imana ikubabarire. Abandi bari gukunda barobanuye ku butoni, akavuga ngo uyu niwe tuzagendana, niwe tuzakundana, ariko Imana ntikunda abantu bicamwe ibice. Imana ntikunda umuntu ukunda arobanuye ku butoni. Mwene data, kunda abantu bose utarobanuye ku butoni, mugire urukundo, mukundane nk'uko Kristo yadukunze. Kristo yadusigiye isezerano avuga ngo mukundane, ngo nicyo kintu bazabamenyeraho. Nimukundana bazamenya ko mukomoka kuri njye. Mwene data udakundana ntagukomoka kuri Kristo. Imana itugirire neza. Bene data, nimugire urukundo. Urukundo rwa benshi muri iyi minsi rwarakonje, abantu bihugiyeho, ariko ndagira ngo mbabwire ngo nimwongere mwisubiremo, mugire urukundo, mukunda abantu bose, mutarobanuye ku butoni nk'uko Imana itarobanura ku butoni. Natwe nidukundane, kuko reka mbabwire, ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo umuntu wanga mwene se n'umwicanyi. Imana itubabarire, nimureke dukundane. Kandi ndongera nsoma ijambo ry'Imana rirambwira ngo umuntu ngo nakora niyubahiriza amategeko ngo ariko agasitara kuri rimwe, agakora icyaha, ngo yose ngo aba yasitayeho, amategeko yose uba yasitayeho. Niba ufite urwango muri wowe, amategeko yose uba yasitayeho, ntabwo uba wayubahirije yose. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo mureke dukundane. Niryo tegeko Imana yaduhaye riruta ayandi, gukunda Imana no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mwene data, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, kandi ukunda abantu bose utarobanuye ku butoni. Kandi reka mbabwire, Kristo ari hafi kuza gutanga ingororano. Ari hafi kuza gutanga ingororano. Nasomye ijambo ry'Imana mu byahishuriwe Yohana rivuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, ngo kugira ngo buri wese mugororere ibihwanye n'ibyo yakoze. Bene data, Kristo ari hafi kuza gutanga ingororano, Kristo ari hafi kugaruka. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ukore ibyiza, kugira ngo nawe uzagororerwe ibyiza. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo waba wararuhiye iki ngo wa musi utabonye Yesu? Mwene data nkurikiranye, waba wararuhiye iki kubwiriza wa musi ntukabone Yesu? Waba wararuhiye iki uririmba wa musi ntubone Yesu? Waba wararuhiye iki ukora ibikorwa by'urukundo wa musi ntubone Yesu? Niyo mpamvu mbinginga ngo buri wese yisubiremo, arebe uko ari kugenda, arebe uko ari gukora, kuko turi mu bihe bya nyuma. Turabisomye, turi mu bihe bya nyuma, ibimenyetso turi kubibona. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 24, muzahasome hose, ibimenyetso turi kubibona, nicyo gihe turimo. Kristo ari hafi kugaruka. Ba maso rero, kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi n'igihe. Imana itugirire neza. Mwene data, itegure kuko utazi umunsi n'igihe. Kora ibyiza, ukora ibyo Imana ishaka, witwarwa n'iterambere, witwarwa n'ibidafite umumaro. Ibi ngibi tuzabisiga, twaje ntabyo tuzanye, tuzagenda ntabyo tujyanye. Niyo mpamvu mbabwira ngo witwarwa n'iby'isi ngo bitume uvuga Imana itavuze, witwarwa n'iby'isi bitume wanga abandi, witwarwa n'iby'isi bitume ukorera abandi ubugome, witwarwa n'iby'isi ngo bitume ugambanira abandi. Ahubwo ba maso, ukiranuke. Kandi reka mbabwire bene data, nimureke dukiranuka ahagaragara n'ahatagaragara. Kugaragara neza imbere y'abantu ntacyo bivuze, Imana itakuzi, Imana itakureba neza. Kuko reka mbabwire, ikibazo dufite muri iyi minsi, abantu bari kugaragara imbere y'abantu
bakijijwe basa neza bagaragara ko ari abakristo, ariko bagera hihishe bagakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo kamera y'Imana ibariho. Imana izi buri muntu wese, izi mu mutima w'umuntu wari wese, izi ibyo ukora, izi ibyo ugenderamo. Icyiza nuko nakubwira ngo garukiraho ukore iby'Imana ishaka, wirinde icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo uzahabwe ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Ni ukuri nimureke dukore ibyiza, dukore iby'Imana ishaka, kuko muri isi turi abashyitsi kandi Kristo ari hafi kuzana ingororano. Buri wese rero niyisuzume, nubona hari aho wakoze iby'Imana idashaka, nubona hari uko wagenze Imana idashaka, uce bugufi, irakubabarira, igira imbabazi nyinshi, irakubabarira, ubundi gukure mu gitabo cyo kurimbuka, ikwandike mu gitabo cy'ubugingo. N'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, namwakire. Igihe ni iki. Ukurikira Yesu Kristo ntabwo ari ukuyoba, ni amahitamo meza, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzayakora atatamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo umwakire, akubere umuyobozi, kugira ngo ubwo azaza gutwara itorero nawe uzazamurwe, ntuzasigare. Ngo babiri bazaba bari kumwe bahinga, ngo umwe agende uwundi asigare. Babiri bazaba bari kumwe baryamye, umwe agende undi asigare. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ukore ibyiza, ukiranuke, ukore iby'Imana ishaka, kugira ngo uzahabwe ingororano nziza. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwiza twumvishe. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kubw'ubutumwa bwiza tubwiye ibimenyetso by'imperuka ndetse no kuza kwawe gutwara itorero. Mana, turi kubibona, tubirimo, ibyinshi turi kubyibonera n'amaso yacu, ariko turakwinginze kugira ngo duhe kuba maso, uduhe gukora ibyo gukiranuka, uturinde ibyaha n'ibisa nabyo. Abankurikiranye bahe kuba maso, basenge, ubahe gukiranuka ku gato no ku kanini, ubahe gukiranuka ahagaragara n'ahatagaragara, ubarinde ikibi n'igisa nacyo, ubarinde icyaha n'igisa nacyo, kandi ubugingo bwabo bukomeze burindwe nawe. Abarwayi bakize, bafite intimba n'agahinda bamahoro mu mutima, suka ubyutse mu itorero, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa. Mu izina rya Yesu Kristo, bari bacitse intege bongerera imbaraga. Urakoze Mwami kumvishe gusenga, icyubahiro n'icyawe n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bampera umugisha, ikiruta byose ikomeze barindira ubugingo. Nawe utaha. Bye.